ya za Dadani. Ndabizi nta musirimu watambuka adakoze subscribe. Ya akarimbo keza gasobanura mu Kinyarwanda kitwa ngo why wanna go. Reka tuyumve cyaho n'akadomo. Abayitoboyemo ndabizi bayibyiniyemo. Byatwaye igihe kinini kubera kugiye, kubera ko ushaka kundeka, kubera kugiye. Byatwaye igihe kinini kubera ko ushaka kugenda wowe, kubera ko ushaka kunsiga ukandeka. Kubera iki? Byagutwaye igihe kirekire kugira ungereho, kugira unyegere wowe. Gusa none ushaka kugenda ukirukanga mukobwa ukaja kure yanjye. Ndabizi ko byari bigoye kuko nahoraga ndi bize nimbuze. Gusa sinigeze mvuga amajoro yose wamaze unkumbuye, kuko nta n'ikintu cyarutsa kukubona iruhande rwanjye. Nta n'ikintu na kimwe cyandutira kukubona uri iruhande rwanjye. Nta na kimwe cyandutira kukubona uri iruhande rwanjye. Niyo magambo yisubiramo. Nta na kimwe. Ati byatwaye igihe kinini kugira ugera hano. Ngira mukobwa, kubera ko ushaka kundeka, kubera ko ushaka kugenda mukobwa. Byatwaye igihe kirekire kugira tugere hano, kugira ugere hano umubwira mukobwa, kubera ko ushaka kundeka, kubera ko ushaka kugenda mukobwa. Cyari igihe kirekire kugira mfate icyizere cyawe. Gusa none sinjya kugenda bifata ngukuri, sinjya kugenda bwana vuba. Izo za guki nitwo dusiporo twishimiraga, twadushimishaga. Nawe ushaka kunsezera none ukabyose ukabyangiriza. Gusa nta kintu cyanduta kukubona iruhande rwanjye. Nta na kimwe cyakuruta iruhande rwanjye. Nta na kimwe cyandutira kuba uri iruhande rwanjye. Nta na kimwe cyaruta kukubona uri iruhande rwanjye. Byagutwaye igihe kinini, byatwaye igihe kinini kugira ngo kubera ko ushaka kugenda mukobwa, mbwira mukobwa, kubera ko ushaka kundeka, kubera ko ushaka kugenda. Byatwaye igihe kirekire kugira hano. Ushaka kugenda, mbwira mukobwa, kubera ko ushaka kundeka, kubera ko ushaka kugenda. Babarira wowe, babara mukobwa. Ndagukunda mukobwa. Mama wanjye aravuga, papa wanjye akavuga, umuryango wanjye bose baravuga ngo baragukunda wowe. Byatwaye igihe kirekire kubera kugiye kugira mukobwa, kubera ko ushaka kundeka. Kubera iki? Byatwaye igihe kirekire. None uragiye kubera iki? Kubera ko ushaka kundeka, kubera ushaka kugenda. Byatwaye igihe kirekire kubera ko ushaka kugenda, mbwira mukobwa, kubera ko ushaka kundeka. Kubera iki? Kubera ko ushaka kugenda. Byatwaye igihe kirekire. Yewe we, mbwira wowe. Karimba keza za Dadani ayitugeza mu Kinyarwanda 2026 zababera ubuki. Mwese ndakabatoye DJ Mufarumi Mudende Rubavu kakugereho. Za Dadani ndabakunda mwese mwakoze subscribe. Ibihe byiza.